ikindi umenye ko uri guhigwa wowe buri kintu cyose mu byo ugomba kugikora cyangwa umunsi umwe uzangora mu mitwe mite mutanga bakwica n'ubundi bamunana n'icyuma gira vuba. Ono imyiteguro se igize hehe? Imyiteguro biretse ahubwo nyine umutima uri kundya. Umutima uri kundya. Wakoze iki Ono? Umutima uri kukurya? Warwaye? Byagenze gute? Wakoze iki? Wakoze iki Ono? Nyine umutima uri kundya. Ufite ubwoba bwo kujya mu ndege cyangwa? Ndi kwicuza nyine ukuntu nagufataga, ukuntu nakubereye umwana mwiza, ukuntu nyine nabanganye kandi wowe nyine uba ukifitiye umutima mwiza unansengera nyine ubu umutima uri kunda. Gusa nyine nifuje kugusaba imbabazi. Ono ntabwo byari ngombwa Ono. Bayaya b'abaturanyi ba hano bose hari ibyo kwabaza amakuru yabo ko bayamenya kuko ni mugenzi wabo. Naho ngewe ujya umbaza ibintu bijyanye na Trisha. Byari se wawe no? Uko ndabiza asanzwe yakoresha. Norahita yibaza ahubwo uburyo nyine wamenye ibintu akunda, like sinzi nyine ukuntu uri kubyumva. Wowe ubigira nyine umuntu udafite ubwenge. Uriya mukobwa wawe nari nawe yamushukishije. Yaramuhaye sayo mazi akona. Yaramuhaga amazi. Nawe none ombabarira. Cyangwa ari mu gikoni. Yamuhaga amazi ashyushye wenda kukugira inama z'ibintu biri butume gahunda yacu yihuta, wowe kumva ngo biri too much, nta kintu kiri hano too much ugomba kubikora. Nta kibazo ndaza kugerageza mbere. Ubarinde uzandeberera aho ntari, nanjye aho uzandeberera, uzabaye kubaho neza no kubaho neza. Nituzongera kubonana nzarushaho kugushima. Tugiye kugenda mu kinyabiziga gitwarwa n'umwana w'umuntu, uwo Imana uzatubere shoferi. Mbona tugeze amahoro n'abavandimwe banjye, nkazagaruka ngasanga ari amahoro. Nzashima izina ryawe ndusubira mu isubira mu izina rya Yesu. Amen. Wajya gukoresha ifoto y'uko ntekereza Alice, nkababwira uko uragiye kudutoborera nk'abazungu tujya tubona mu mafilime. banzu yumve nkakora ifoto igendeye uko mutekereza. Urabizi ko bijya biba ukavuga nk'ukuntu umuntu mutekereza bakamukuzanira bakamushushanya neza. Nuko rero mbyumva. Bizi man, nanjye se suzi ko nawe burya nabikoraga. Kandi nawe ibintu byo urabikora se? Ahubwo nayo urayarya. Oya cyazo we ntabwo bizera, ntabwo nagwa ku kazi. Ntabwo kwera iki se cyo nzaye nyine ngo nta muhanuzi wabo, ariko itekere nase ngo urumva umuzi neza ku buryo ko nabonye nabona n'abagore bose mu muhanda ngo na Alice. Oya ariko ndamuzi Alice buriya sinzi ukuntu abikubwira gusa amba mu mutwe. Turebye umwanzuro uzavamo nyuma buri. Kandi Dani, ikintu mwijeje cyo ibi bintu bimfashijemo bigacamo nk'uko tubivuganye, nk'uko twabipanze. Ndakwizeza ko none akazi nagakora neza cyane, ama stress yashira, umva tukendereye. Bro, ntanye niyo mpamvu yabarimo ndagufasha. N'ubundi mubona nyine byaza bazi kadusunike. Amugani uriya bikemutse akazi kaje, ibintu bya twagera ku ntego zacu cyangwa ibyo turi kwiyemeza. Tubikore nta kabuza buribwo nawe zizaba ari isezerano. Nzakagutamo nk'umwaka urwane no kugarura ibyo watakaje. I promise ko izi gahunda zanjye nizicamo neza zikagenda neza, Dani akazi kagiye gukorwa. Turabana miliyoneri. Let's do it guys. Dore umuntu n'uyu nguyu. Tayari amaso nagiheze mu kirere rero mubonye yuko Alice na Lewis bagiye kuba bahura neza, tukongera kubabona bari muri rwa rukundo rwabo dukunda cyane, bakuru turimo twiza tubishimiye. Urana yuko nyine barimo baratugaragariza yuko bagiye guhura, kuko ubonye ko nuza uyu muhungu Lewis urukundo rwaramuriye cyane, yumva ntabwo yabihishira, ndetse bari banabihishiriye Lucky. Baravuga ati ntago Lucky agomba kubimenya, nubwo ari umukozi wacu ntago agomba kubimenya, bigomba kubibanga. Ariko
ariko ubonye yuko Lucky rwose yinjiye asuhuza Lewis, aramubaza ati se Lewis bimeze bite? Lewis ati ngiye mba ndimo ndashaka umukunzi wanjye, mba ndimo ndashaka urukundo nabuze. Ati se arakaramubaza ati se urukundo wabuze ibyo ni ibiki bimeze biti? Wanyeretse umukobwa nkazagufasha kumuhiga cyane ko naba nanamubona nkamukurangira. Nuza Lewis aravuga ati reka nze nkwereke ifoto, numubona ubwo nyine bizaba ari mahwi, bizaba ari byiza cyane. Ubwo rero dusize Lewis ahise yereka ifoto Lucky. Tekereza ko kantu inshuro ebyiri amweretse amafoto, kandi wibuke yuko Alice acumbikiwe na Lucky, ubwo nyine Alice aba kwa Lucky, nanone Lucky akorera Lewis, nyine bakora muri company imwe. Ibaze nanone aka kantu bigiye guhita byoroha yuko Alice yakongera akabonana n'umukunzi we Lewis, bigiye no koroha yuko Lewis yakongera agahura n'urukundo rwe Alice. Ni ibintu byiza rero, niba bigushimishije ntugende utanditse muri comment ati Imana ishimwe rwose. Ibi ni ibintu byo gushimira Imana kuko igiye kuduha ibintu byiza muri episode ikurikira ya 20. Murakoze rero, urabona yuko Alice nawe aracyafite umutima mwiza. Nge amarihangamutima aramfashe rwose, numva narira ariko bivanze n'ibyishimo, kubera yuko ubonye yuko Alice yakomeje kwihangana akina rwose, ubona ko ari umuntu ufite umutima, ari wa muntu ushigikira icyiza, ikibi akagihakanira, ni wa muntu rwose uvuyanga ikibi akishimira icyiza, kuko ubonye yuko rwose yasengeye Honorine, akaba yasengeye n'umuryango wo kwa Honorine wose, ndetse nawe akisengera. Ubonye ko atanze imbabazi, ni ibintu twese tutatekerezaga, twumvaga Alice rwose atababarira uriya muntu, kuko Honorine yaramubabaje cyane, aramubabaza amurisha ubuzima, ariko Alice abirenzeho atanga imbabazi. Ni ibintu byiza rero nshuti yanjye, burya nawe ujya ukunda kubabarira abantu, buriya nawe uzajya uhora ubabarirwa. Alice rero atanze imbabazi, Honorine yaje yatuje amusaba imbabazi ati rwose Alice mbabarira, jye narahindutse, nemeye gucisha make, nemeye kuba nabana nawe mu mahoro, nabonye uri umuntu mwiza ugira umutima rwose, nza kukugira igihe cyose nkakwitaho, nari kuzaba mfite ubuzima bwiza kandi mbanye nawe, hari n'ikiba cyari kwiyongera ku buzima bwacu ndetse no ku bukungu bwacu. Rero Honorine asabye imbabazi, arazihawe, ndetse muri ako kanya barimo basabana imbabazi. Uyu muhungu Lucky ahise aravuga ati nanjye reka mbiyungeho, dukomeze twubaka umuryango ukomeye kandi ushimwa n'Imana. Ubonye ko Lucky rero ahise bahobera, bakaganira ku mahoro meza, bakishimana, bagashyiranamo akanyabugabo k'umuryango, bagasengera, ndetse uyu mukobwa Honorine ahise asengera umuryango wose, ndetse nawe arisengera ku rugendo agiye gukora, afata flight cyangwa se indege izamujyana kwiga hanze, akaba yabona ishuri azigamo, ndetse akazagira n'akazi keza, bityo akakomeza gutunga uno muryango wabo. Rero nkwibutsa yuko Lewis nanone nawe akirimo aragorwa yuko nyina nanuza na nyina n'umwana we, nyina na mushikiwe, ubwo ni mama Lewis ndetse na Nana, barimo baramubwira ati rwose bivemo, vayo ukunda umuntu ushaka, umuntu dushaka nako, ngo vayo umuhe byose, ngo Trisha aragukunda cyane, muvo mukunda. Ariko buriya ntago navuga yuko Lewis azahinduka ngo agiye kuri Trisha rwose. Ubona ko Alice yamaze kugenda aba nk'ikibuye kiremereye mu mutima wa Lewis, ku buryo icyo kibuye utapfa kugihenura cyangwa se ngo ugihirike kive mu mutima wa Lewis. Biragoye rero kuba wafata umutima wa Lewis cyangwa se mu bwonko bwa Lewis ukuremo Alice, kuko aramukunda cyane cyane, ariko amukunda urukundo rurenze nka rumwe rwa Jacques na Rosa ndetse na Juliette na Romeo. Rero ngira ngo mwagiye mubona ko hagiye havuka utubazo, abantu mwarebye ino filimi mukayirangiza ntabwo mwigize mwishimira yuko amajwi arimo aragenda neza, ahubwo mwagiye mubona yuko ibintu bitarimo biragenda bicamo neza. Gusa mbijeje yuko twabandikiye tubabwira ati inshuti zacu nimukomeze mufate amajwi muyagire neza, batubwira yuko rero amajwi bagiye kuyatunganya, bagiye kuyafata neza, amajwi akajya asohoka afite
umuvuduko umeze neza uringaniye ndetse anumvikana, kuko hari aha atumvikana, ndetse n'amashusho barimo baragenda bayavugurura asa neza. Ndetse kandi nagira ngo mbabwire yuko iyo ufite wenda nk'ikibazo kuri iriya filimi uba ufite uburenganzira bwo kuba wavuga ati njyewe rwose ntago amajwi ameze neza, ntago mba mbumva neza, uyu nguyu rwose mugire gutya. Ibintu byose ubaha igitekerezo kandi bakakumvira, bakaba babishyira mu bikorwa iyo babonye ari bizima. Rero nimba uba ushaka ati nzongere mbabone wenda bagiye hanze nyine bari kugaragaza mu kajaride ntibagahore mu nzu, ibyo ngibyo nabyo wagenda ukabibabwira ukibibasaba bakabyemera, mukaba mwakomeza nyine kwishimira filimi namwe mutangaho ibitekerezo, bagakomeza bakabaha filimi iryoshye cyane ko babakunda cyane. Ngo turabakunda cyane, nimujye mukomeza mudukurikire mudusapotinga, twebwe tuzajya tubaha byose. Rero mwabonye yuko Mama Lewis iyi filimi rwose ntago yigize agaragaramo cyane, mwabonye ko ibintu bya Mama Lewis bitongeye kugaragaramo, avuga yuko agiye kuba yakaza umurego mu bwicanyi ngo yice Alice, ariko mubonye ko byagabanutse, Imana ishimwe. Rero ubu ngubu rero tugiye kuba twakwitega episode nshya nziza cyane irimo urukundo rwinshi, noneho rumwe twikundira twebwe nk'urubyiruko, nk'abasaza, nk'abakecuru ndetse n'abana. Turashaka rero ko twareba Lewis na Alice bahuye, kandi mbijeje yuko bigiye kuba vuba aha. Dushaka kubabona bameze neza, bari muri rwa rukundo rwabo, baganira twa tugambo twiza. Ariko nanone akantu k'imbogamizi nawe wakwibaza nk'umuntu nyine ukunda Alice cyangwa na Lewis, wakwibaza ati ese nibamenyana Lewis akamenya yuko Alice aba kwa Lucky, nta kintu bizahungabanya cyangwa se bizaguma nyine ari kwa kundi? Ese Lucky wewe aramutse bayakunda Alice byagenda gute? Kandi ngira ngo nawe urabibona yuko Alice nawe ni umukobwa mwiza, rero si byaba byarabujije Lucky kuba yamukunda nubwo atarabimubwira. Gusa reka dutegereze, Lucky namukunda, ariko Lucky ashobora no kuba yamuharira Lewis, kuko nyine abona ko Lewis rwose amukunda cyane kandi nawe bahuye mbere. Nanone byaba bigiye kuba ikibazo kuri Alice, byaba bigiye kuba imbogamizi kuri Alice, kubera yuko urabizi nyine gutendeka abahungu babiri cyangwa se gukundana n'abahungu babiri birakugora, ukabura uwo wakanira n'uwo wemerera, cyane ko bose bamugirira akamaro. Nubwo wenda ubona ko akamaro bamugirira katangana utagapima ngo bingane, ariko bose bamugira akamaro kandi k'ingenzi gahambaye, ku buryo nyine atapfa guhita yihenura ku uwo ari we wese ngo amwange. Rero nitugira Imana uzasanga Lewis azajya akora hariya mu kazi akorana na Lucky, noneho Lucky agomeza acumbikire Alice mu mahoro bameranye neza, noneho nuza Lewis ajye kwisurira Alice hariya kwa Lucky, noneho urukundo rwabo rukomeze ruryohe. Byaba ari ibintu byiza. Rero nimba hari ukuri kubyumva nawe genda ubyandike muri comment, turahura muri comment tubabwira ubundi ukuntu bimeze. Ariko byaba ari byiza cyane, nyine urumva yuko byaba bigiye koroha. Noneho ushaka, noneho ntago mama wa Lewis yajya kongera no gushyira igitutu kuri Lewis ati Alice yagutwaye umutima, yarakuroze, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyine urumva ko baba bagiye kongera bagahura neza, noneho nta n'ikibazo. Urana yuko kuri nyine Lewis yateretaga Alice babana mu rugo, ntabwo bari ibintu byiza buriya gutereta umuntu mubana aho iwanyu, biragora cyane. Niyo mpamvu usanga n'ababyeyi bawe, bashiki bawe ndetse n'abandi bantu mubana bakubangamira, ni ibintu byiza. Ariko nka buriya Lucky amwemera bigahita bicamo bikaba amahwi, ni ukujya agenda akamusura bakishima, urukundo tukajya turubona rwigendera rumeze neza. Lewis na Alice bakundanye bameranye neza, bari mu rugo kwa Lucky, ari byiza cyane. Ugasanga rero wa mugambi wo kuba banakwica Alice urimo uragenda upfuba, kuko bazi yuko buriya Alice atakiriho cyangwa se atagihari, kuko batakimubona bakumva nyine ntabwo ahari, kuko batakibona nanone ahura na Lewis, bakavuga ati apfa buriya byararangiye, Lewis yamwikwima. Ariko nanone akandi kantu kaba keza, Lewis aramutse avuze ati yewe ngiye kubagaragariza yuko Alice rwose nyine mbereke yuko Alice atakindimo cyane, nyine mbereke ko natuje. Ariko nyine akaba yabikora adakunda, ati adaha urukundo rwishi Tricia, akagenda amuhakana amubwira ati ibi bintu si byiza rwose, nakakamubwira ati ihangane rwose, nyine nakundi uzambabare nyine kuba naragutengushye, akamusaba imbabazi byose akabikora. Noneho Tricia nyine urana ko Tricia nawe agenda yemeramo gake, nyabura amwinginze inshuro nyinshi, byarangira Tricia yemeye. Nuko
Trisha nyine nawe abashyirwaho igitutu na mushiki wa Lewis na nyina wa Lewis bamushyiraho igitutu, ubundi Trisha nawe aba yakomera akavuga ati urukundo rubaho, urukundo niko rugenda, ntabwo wahatiriza umuntu kugukunda, ntabwo byashoboka, nubwo watanga za miliyari cyangwa se za miliyoni, ibi ntabwo byashoboka, ahubwo icyiza ni uko uwo nyine wamureka agakunda uwo ashaka. Trisha rero ibyo ngibyo ngiye nkeka ko yabyemera cyane, abikoze rero Lewis noneho akamwemeza cyane, noneho Trisha yazagenda abyumvisha na bagenzi be ari bo nyina wa Nuza wa Lewis ndetse na Nuza na bakabyumva neza, noneho bakamurika. Gusa ntabwo nanone byakunda, ubona yuko hakirimo imbogamizi. Mama wa Nana baravuga ati rwose ngo amafaranga ngo ajye mu yandi. Buriya abakire benshi nyine bakunze kuvuga ati nyine ngiye nimba afite umukobwa mwiza cyangwa se umukobwa wanjye, reka ashaka umukire ufite amafaranga atazicwa cyangwa se atazahura n'ubuzima bubi. Nyine ugasanga nyine bahuje amafaranga bose, ugasanga nyine biba ari byiza kuba umusore yaba afite amafaranga n'umukobwa yaba afite amafaranga bagahuza urugo. Ariko nanone harimo imbogamizi, buriya ngewe ibintu mbona ko bitaryoha. Lewis aramutse atereshe cyangwa se akashakana na Trisha, hari izindi mbogamizi zavuka, kuko urabona ko iyo abantu bafite amafaranga bose mu rugo, bose ubona ko ari abahirwe, nawe wicisha bugufi, ubona ko urwo rugo rwose rutakomera. Nyine urabona ko Trisha yajya nitegekera Lewis akamubangamira, ugasanga hari ibintu byinshi amubuza kandi nyine ari umugore we. Ahubwo icyiza ni uko njye nabona ko Alice aramutse ashakanye na Lewis byaba ari ibintu byiza. Niba uri kubyumva neza nawe ugenda muri comment uhite wandika ati byiza cyane, kuko urabona ko Alice aramutse ashakanye na Lewis byaba ari ibintu byiza cyane, kuko urabona ko bose bicisha bugufi, bagira umutima mwiza, bagira urukundo, bose barakundana cyane. Ibaze ko cya gihe Alisa yari yarabuze Lewis na Lewis akabura Alice, bose bashakanaga, ubona mwashakisha muri karitsiye ngo arebe umukunzi we, buri wese ukabona rimwe aramushaka ku bwinshi. Ubwo rero ibyo byahise bituma ngiye mvuga ati why not bitakunda ko Alice yabashakana na Lewis, ko Lewis ari umugabo mwiza ndetse na Alice akaba ari umugore mwiza, baramutse bashinze urugo barushinga rugakomera kandi rukaba urugo rwiza. Rero reka ndangiriza aha, murakoze cyane. Njye nitwa Jogisine Rami, ibiganiro byacu muzajya mubibona hano kuri iyi YouTube channel yitwa Jogisine Rami, n'ubundi kanda subscribe, kandi nawe niba warayikanze warakoze cyane, umuntu w'ingirakamaro. Ndagushimiye uhabwe umugisha uturuka ku Mana, ndetse n'Imana ihabwe icyubahiro, kandi Imana ibitubashisha mujye muyishimira kandi munayisenge. Murakoze cyane rero, kandi iyo subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo video yose izagiza hano muzajye muhita muyimenya. Kandi mbabwije ukuri yuko ngiye kuzajya mbabinyuriramo ino filimi ikazajya ibanyura mu biganza muyifiteho n'amakuru, kandi mukazajya muyira muyifiteho amakuru. Ikindi kibazo muzajya muyigiramo, hari ikibazo kitagenze neza, nabasabye uburenganzira yuko tugiye kuzajya ibibazo tubinyuza kuri iyi channel. Ubwo rero uzajya uza muri comment wandika ati kino kintu ntabwo cyagenze neza muri iriya filimi ya Nuza, ubundi tugenda tugikosore, usange ibintu bimeze neza ari uburyohe. Rero urumva ko ino channel turimo turabanyurizaho ibiganiro yanyu ari channel nziza, ntabwo igomba kugucika. Rero kandi iyo subscribe nurangiza uhite ufungura n'inzogera, ujye muri comment ndetse na like, bari ingenzi kuko ituma video igera ku bantu benshi. Kandi urabizi ko guteza imbere Nuza iyi filimi nyarwanda ari ibintu byiza, kandi ubona yuko bazatwara igikombe nibagomeza kwitwara neza. Urabona ko nyine bamwe baragenda baboostinga, bagira abantu babakurikira benshi.